turakwitabye karamenya gasani kuko uduhamagaye ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 15 y'umwero bisanzwe, tariki 20 Nyakanga 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Bariyimbire abagambirira kugira nabi igihe baryamye bagahimbahimba igikorwa kibi, cyangwa bagahita bagikora kuko bagifitiye ububasha. Bararikira imirima bakayinyaga, amazu bakayambura bene yo, nuko bagafata umugabo n'urugo rwe, bagatwara umuntu n'umurage we. Nicyo gitumye Uhoraho avuze atya: nanjye ngambiriye kubatera icyago mutazashobora kwigobotora, cyangwa mugende mwimaraye, kuko kizaba ari igihe cy'amakuba. Uwo munsi bazabagira iciro ry'imigani, batera indirimbo y'amaganya bagira bati: katubayeho turarimbutse, umugabane w'umuryango wanjye uranyazwe. Bitewe n'iki se kugira ngo mwamburwe, maze abagome bakigabanya amasambu yacu? Nicyo gituma nta n'umwe muri mwe uzongera guhabwa umunani mu ikoraniro ry'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 10. Uhoraho wikwibagirwa umuryango wawe. Nyagasani niki gituma witaza ukihisha mu bihe by'amage, mu gihe umugira nabi yigamba, indushyi zigafatirwa mu mutego yazishandikiye. Umugira nabi yirata ko yageze ku ntego ye, kuba yabonye icyo yifuzaga, bigatuma atukuhoraho akamusuzugura. Umugira n'abashinga ijosi agaterera agati mu ryinyo, ngo nta mana ibaho, ngubwo ubwenge bwe. Akanwa ke kuzuye imivumo, ibinyoma n'uburyarya, ajunditse ubugira nabi n'ubugome. Yubikira hafi y'insisiro, akihishahisha ngo yice intungane, agahora agenza umunyantege nke. Nyamara wowe ubona ishavu n'amarira, maze ukiyemeza kubyitaho. Umunyantege nke arakwiragiza, kandi n'imfubyi ukayitabara. Uhoraho wikwibagirwa umunyabyago. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 12 umurongo wa 14 kugeza ku 21. Muri icyo gihe abafarizayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bicisha Yesu. Yesu abimenye ava aho hantu. Abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose, kandi arabihanangiriza ngo boye kumwamamaza. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo: dore umugaragu wanjye nitoreye, inkoramutima yanjye natonesheje rwose. Nzamushyiraho roho wanjye, nawe azamenyesha abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro. Ntavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba icyaka. Azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda. Abanyamahanga bazizera izina rye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristo naganze mu mitima yacu, tumukundisha abandi buri munsi, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Amasomo kizumye cyacu duteguriye uyu munsi araryoshye cyane. Ubwo agiye kuduha impande ebyiri, uraza guhitamo rumwe. Hari uruhande rw'abagome, ababisha, abahemu, abagira nabi. Ariko hari n'urundi ruhande, abagira neza, abantu beza. Nyuma y'uko amasomo agiye gutambuka iwawe, ngaho hitamo hakiri kare uruhande uza kugenderaho, uruhande uza guhitamo, uruhande uza kwegamiramo. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti: kuba umuntu mwiza. Buriya amasomo tuzirikana buri munsi nadufasha kugenda tugorora, cyane cyane n'igihe twagoramye, nadufasha kugenda duhindura, dore ko tuba twahindanyijwe n'ibibazo by'isi, twahindanyijwe n'ubukene, ishavu, agahinda, ibibazo byinshi cyane, abaduteye ibibazo, abadukubise, abadutoteza, n'ibindi byinshi cyane bigenda biduhindanya, bikaza kurangira koko turi kwandavura. Ariko ijambo ry'Imana gutambutseho, wagombye nawe kuvuga uti: nanjye ndifuza ko umuntu mwiza. Yesu, ndifuza ko umuntu mwiza kugira ngo nanjye ngire uruhare mu bugwaneza bw'ingoma yawe, kuko ingoma y'Imana n'ubugwaneza, n'urukundo, n'amahoro. Naho imigambi y'abisi yo n'ubuhemu, ubugome, n'ibindi byinshi cyane, kwicana.
ingoma ya Kristo niyo gukiza. Iyo uri umuntu mwiza ukiza abandi, iyo uri umuntu mubi wica abandi, ugambanira abandi. Kuba umuntu mwiza, mubyeyi, iryo tegeko ritorere nawe bize gusoza nawe uryize ute uri umuntu mwiza waretse Nyagasani akaguhindura, aho kureka abanzi bakaguhindanya, aho kureka abagome akaba bagenda baguhindanya. Yamvuga igira iti ugendana n'imbwa ikakuruma ikagusiga n'imbaragasa, wagenda n'umugabo akakugabira. Nawe rero ujya ku ruhande rw'imbwa ziragusiga imbaragasa, abo n'abagome. Nujya ku ruhande rw'umugabo Yezu Kristo muragendana akugabire nemaze kwihangana, kwicuza, kumwerekezaho umutima, kuba umuntu mwiza. La non violence, isomo rya mbere twazirikanye ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, riradushyira imbere imigambi y'abagome idashingiye ku Mana. Wowe nanjye duhamagare kurwanya kugira ngo tube abantu beza. Ubwo Nyagasani ari kubacyaha yagize ati bari imbere abagambiriye kugira nabi, igihe baryamye bagahimbahimba igikorwa kibi, ngo bwacya bagahita bagikora ko bagifitiye ububasha. Amen, amen. Abo n'abaki? Ni abagambanyi, abategetsi, abayobozi, abanyabubasha, abakoresha. Kubera iki? Ngo kubera ko bafitiye ububasha. Mu buzima busanzwe hari igihe abantu biha amategeko ati ndica kandi ngakiza, kubera ububasha ufite, amafaranga ufite, indeshyo yawe, ukaza kurangira ugiye mu gice cy'abagome, abahemu, kubera kwiyemera, kwirata, urica kandi ugakiza. Twongeye tuzirikane rya tegeko riranga umugira neza n'umugira nabi. Kora neza wigendere, kuko inabi igutanga imbere, ineza ikaguherekeza. Yaba waruza ako kantu, nawe uyu munsi wakamenya ko nawe Imana igutumyeho ko ibyo byose uri gupanga bibi ntaho bizakugeza, ahubwo bisasigara bibanzirize ibikorwa byawe, birangire urangiye nawe. Ariko ikigaragara, Nyagasani ajya ku ruhande rw'umunyabyago, ajya ku ruhande rw'umunyantege nke, ajya ku ruhande rw'umunyabyaha kugira ngo mukize amurengere. Ni nayo ndirimbo muri ibyo Zaburi yo kwinginga Imana. Umunyabyago uri mu byago utakambira Imana, uhoraho kwibagirwa abanyabyago. Amen. Twumvise uruhande Imana ijyaho rw'umunyabyago, umukene, indushyi, imbabare, wa wundi waburaniwe, wa wundi bahaye akato, byerekeza nanone ku munyabyaha wicuza agasaba Imana imbabazi. Ubwo ruhande rero Yezu afata kubagira neza, kubakiza, ariko ntibishimisha bamwe abafariza n'abigisha amategeko. Bagiye kujya kuri rwa ruhande rw'abagome, bashaka uburyo bamugambanira ubundi bamwicishe. Ngo Yezu abimenye ava aho hantu. Uyu murongo uranyibutsa ko igihe cyose natanye imigambi misha mu mutima wanjye, ineza y'Imana ndayipfukirana. Yezu aragenda, ongereye ibikorwa byirukanye Yezu mu mutima wawe, mu nzu yawe, mu mubiri wawe. Ubugambanyi, ingeso mbi, ibyo byose ni iby'abafarizayi nyine bashaka kwicisha Yezu. Nyuma y'uko Yezu yigendeye, urwo ruhande rw'abagome, abahemu, akaba ararurenze, turamwumva agaruka ku magambo y'umuhanuzi Izayi, ibikorwa biranga intore y'Imana. Muri ibyo bikorwa ndifuza kugaruka kuri bitatu gusa biza gutwereka ubugiraneza bwa Yezu, ukuntu ari umunyamahoro, être non violent. Icya mbere ni uko umugaragu w'Imana, intore y'Imana, izana urukundo. Ni umunyamahoro, ntazatongana, ntazasakuza. Byose ni ibikorwa by'amahoro. Ibikorwa by'amahoro, ibikorwa by'urukundo. Ni urukundo rumuranga. Icyo no gukunda abantu. Nguwo Yezu, nguwo umuntu w'Imana, nguwo umuntu mwiza. Icya kabiri kiranga umuntu mwiza, tugendeye kuri Yezu, umugaragu w'Imana, ngo ntazavuna urubingo rwarabiranye. Ibi cyerekana kudahonyora. Kurabirana bishatse kuvuga kudahonyora, bya bindi by'uko nyine usanga umuntu yapfuye ukongera ukamuhonyora, cyangwa umunyantege nke ukongera ukamuhonyora. La violence, ububisha, ubugome, kwica, kugambana, kugira nabi. Yezu rero ntabwo azabikora. Ngurwo urubingo rwarabiranye. Icya gatatu, igikorwa cya gatatu cy'umuntu mwiza, ntazimya ifumbe icumbeka. Ibi biratwerekeza gucumbeka. Haracyarimo icyizere, aratanga icyizere, aratanga ubuzima. Ibyari bigiye gupfa arongera bizure, ibyari bigeze ahabe arongera abizana heza, kuko nyine ari umuntu mwiza. Ngibyo rero ibikorwa biranga umuntu mwiza. Igihe wageze ahantu babuze amahoro, igihe wageze ahantu hari intambara, ukora iki kugira ngo ugarure ubuzima aho hantu? Ngibi ibikorwa biranga Yezu.
imbere y'abanyabyaha, imbere y'abanyantege nke, imbere y'abambuzi, imbere y'abagira nabi. Ukora iki kugira ngo nawe ugarure ubwiza bw'Imana aho hantu? Ukora iki kugira ngo ukuri gutsinde? Ukora iki kugira ngo ingoma y'Imana igere aho hantu hari ubugome, hari ubwambuzi, hari ubugira nabi, hari ibikorwa by'icuraburindi? Cyangwa nawe uhinduka nyamwongera bibi? Kandi byaba nyuma yo kumva amasomo y'uyu munsi, wongere urebe uruhande uherereyeho. Uri mu bagira nabi cyangwa uri mu bagira neza? Mubyeyi, niba ufite agatambaro kawe hafi, ugafate, kuko hari igihe waza gukenera kwihanagura amarira. Hari inkuru ngiye kukubarira iteye ubwoba, kugira ngo nutangira kugira ubwoba, igishyika, igihunga ndetse n'amarangamutima, uze gufata agatambaro kawe wihanagura amarira, kuko hari igihe waza kurira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo inshuti ebyiri, ngo zari inshuti z'akadasohoka, inshuti magara, ngo yari kirumira habiri na biracika. Abagabo rero ngo bacuruzaga bombi amabuye y'agaciro. Ubwo ariko kirumira habiri akajya ashaka uburyo yazagambanira biracika kugira ngo amurye ariya mabuye ayarya wenyine. Igihe kiza kugera bya bindi by'uko ngo abagome nta konje bagira, umwana wo kwa kirumira habiri ngo aza kugwa mu cyobo cyari kiri hafi aho ngaho. Biracika rero ngo abo uwa mbere mu gutambuka aho hantu, nuko ajya muri cya cyobo agiye gukurayo umwana. Ngo mu gihe ageze muri cya cyobo, kirumira habiri ngo azane igitaraganya nawe, kubera ko bari bamuhuje ko umwana we yaguye mu cyobo. Ahageze asanga ko babimubwiye atari ko bimeze, ahubwo yumva ari biracika uri muri cya cyobo. Nuko ngo biracika aramubwira ati, ngaho kora ibishoboka byose, urebe uburyo wamvana muri iki cyobo, urebe uburyo wantabara. Ako kanya kirumira habiri ngo aragenda, ngo afata umupfuniko wa beto ahita awurunda kuri cya cyobo, dore ko yari abonye umwanya mwiza wo kugira ngo noneho ya migambi yari yarapanze ayigereho, bityo bihwaniremo neza neza, bihwaniremo. Ubundi biracika bihwaniremo, ntazongeye kwibukwa, birangire nyine byamabuye y'agaciro aba ari yakukana wenyine, aba ari we wigarurira wenyine. Nuko mu gihe ari gupfuka cya cyobo neza neza, ari kudadira na sima, agiye kubonabona inyuma ye, abona biracika acigatiye wa mwana w'imfura wari yaguye mu cyobo. Neza neza kirumira habiri aratungurwa, agira ngo ni umuzimu, kubera ko yumvaga neza neza yahambiriye yafunze burundu. Nuko mu gutangara ahita abaza biracika uko byagenze. Biracika aramubwira ati, burya cyagenda kubwira ngo ntabare, wazanye umupfuniko urapfundikira, nahise mbona urumuri, muri uwo mwobo hari indi nzira ihinguka ku yindi nkombe. Niho naje guhingukira rero, izuba ryatumaga ntabona ya nzira yindi, rero maze gupfundikira nahise mbona indi nzira ikomeza, naniyo noneho nyuriyemo, nguyu n'umwana ndamuzanye, umwana wacu yaguye muri iki cyobo. Burya hari indi nzira ntarindi kubona kubera izuba. Ukimara kuzana umupfuniko, nahise mbona indi nzira ihinguka ku yindi nkengero, ku yindi nkombe. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uri kirumira habiri, ukabona umunywanyi wawe, umukunzi wawe, inshuti yawe ikuzaniye umwana w'imfura waraguye mu cyobo, kandi wowe wamutabye, wari watabye n'umwana wawe, ugataba n'inshuti yawe icyarimwe, wabigenza utari wowe, aho umutima ntiwakuka. Mwababyeyi mwe, nguko yamvuga igira iti, mwanza gucira kobo Imana igucira kanzu. Nguko uko nawe ushaka kuzashyiraho igipfuniko, ugapfundikira ukadadira, utireka mwiciremo, ndumenye ko hirya hari indi nzira isohoka igenda. Nuko wa mwijima ugatuma ahubwo ajya abona urumuri hirya, kuko izuba nyine riri kumukingiriza. Nawe rero mukristo muvandimwe, wongere urebe, nta bantu uri guhigira imigambi mibisha, nta bantu uri kugambanira muri no minsi, nta bikorwa by'ubisha uri gukora muri no minsi kugambanira abandi. Yabamenyaga ko hirya hari akandi kayira, wakarekera ngaho ubisha ubugome. Yezu rero yabonye turi kumugambana nk'abafaze n'abisha amategeko, arigendera akanyura indi nzira. None se ubwo bizakungura iki? Aha, nubwo abagome batagira koshi, ariko imigambi y'ubugome n'ubundi irangira itsinzwe, ukuri kuzatsinda amaherezo. Twongere turebe abo twita inshuti zacu. Ese w'inshuti yawe wasanga muri kugendana mugacuruzanya mugakorana ibintu byiza, ariko mu mutima wawe atari ko bimeze, umutima uri kugambana, umutima wawe uri kwifuza ikintu wazamukorera kimwica, uri kwifuza amahirwe wazabona kugira ngo umuhitane umugire nabi. Wasanga ari byifuzo byawe kandi ufite muri no minsi. Sigaho
umuntu mwiza nawe wowe kuba kirumira habiri ngo rero umuntu mwiza nubona ibintu byose byagucikiyeho ukabiracika neza neza bagakutaba aho ujya uzirikana ko Nyagasani afite n'inzira ashaka gukunyuzamo. Umuntu ashaka kugutaba ariko Nyagasani n'ubundi bwari n'uburyo bwo kugira ngo Nyagasani ahubwo akwereke indi nzira. Mubyeyi, nuhura n'ibyago ugahura n'ibibazo ujya uzirikana ngo ibyo byago biraza kuguha ubwenge bwo kureba hirya, gufungura amaso, kubona indi nzira maze ukamenya Imana. Ese mu byago ujya uhamenyera Imana igihe ugeze ahaga, igihe ugeze mu rupfu, igihe bagutabye, aho ngaho ujya wibuka ko Nyagasani ajye kugutabara. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, nubona ibintu byose bigiye kugushiraho ukabona abantu bagushizeho, ujya uvuga uti nta handi isigare njye usibye kuri Yesu akomeza kugenge. Mubyeyi, nawe niba uri mu bantu birirwa bacura imigambi mibisha, ukarara ucura imigambi myinshi, ukarara mu bugambanyi, umenye ko ntaho bizakugeza. Birangira imigambi yawe itsinzwe. Y'abagome bazirikanaga ko bizarangira batsinzwe, ntabwo wakongeye kugira ubugome. Rero icyiza ni ugufata uruhare rwa Yesu k'umuntu mwiza. Buri gihe icyaha kikaba ari ukugira undi neza, kandi ubwo yaba kwanga, akugambanira, akugenzereza nabi, kongera ukazirikana uti Nyagasani afite inzira nyinshi, afite inzira igihumbi ashobora gukunyuzamo. Wowe cyawe no kumwiringira no kumwizera, ashobora no kunyuza ahandi bapfutse, ahubwo ari ukugira ngo ubone urumuri rw'akandi kayira mubyeyi, ahandi wanyura. Ni nabyo Nelson Mandela yavugaga ati dans les échecs, dans les malheurs, je ne perds rien, soit j'apprends, soit je gagne. Ngo mu gihe cy'ibyago, igihe cy'ibitotezo, igihe bagutabye, igihe ugeze ahaga, ntukihebe, uzagarura icyizere, cya cyizere twavuze esperance, uzagarura icyizere, uzahigire cyangwa uzahungukira ibintu byinshi. Nguko nawe mu gihe cy'ibyago ujye wunguka Imana, kumenya Imana, kugira ngo nawe uyimenyeshe abandi. Burya umuntu wahuye n'ibyago yagiye gukubwira akaguha ubuhamya bitandukanye n'umuntu bitarabaho. Umuntu wanyuze mu buzima busharira wahuye n'ibibazo nta ko gushobora guhamya aho yavuye, guhamya ko wavuye mu rwobo, rwa rwobo Yesu yongeye kugukuramo, yanzira Yesu yakweretse. Ujye umushimira, umurangamire, maze nawe bigutere ko umuntu mwiza. Kirumira habiri mbega wowe, nguko bizarangira abagome bazarangira mu kimwaro, naho intungane abagira neza barangire batsinze. Nagiye mu mwobo kuzamura wa mwana, bizarangira nyine itsinze. Icyo ni cyo ashaka gukiza, bizarangira nyine ukize kandi ukizije abandi. Ariko umugome we birangira ari gutaba, yataba n'ubundi Yesu akongera akabataburura. Kubera iki? Impuhwe z'Imana. Yesu n'umunyambo, Yesu n'umunyaneza. Wowe nanjye tumwiringire akomeze kutugira neza. Inzira z'Imana ni igihumbi, inzira z'Imana ni nyinshi mubyeyi. Iyaba nawe umenyaga ko Nyagasani afite uburyo bwinshi bwo gukorokora, wagaciye bugufi ugapfukama, ubundi ukarwanya ubugome bwose bwa buri wawe, ukarwanya ubugambanyi bwose bwa buri wawe, ubundi ukaba umuntu mwiza umugira neza buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disenasi wa Diyosezi ya Cyangugu.